cyane, turabasuhuje izina rya Yesu Kristo. Dushimiye abantu badukurikiye ku Ibuye Ryera TV. Amazina yanjye nitwa Tumukundira Sheri, ndi kumwe na mwene data hano. Tugiye kubana mu minota mikeya mu kanya k'ijambo ry'Imana ndetse no kuramya Imana. Murakoze, reka muhe n'ababibwire ku badukurikiye. Bwire mwene data badukurikiye. Murakoze cyane. Amazina ni Serafine Kundabaye. Tugiye gufatanya muri aka kanya, tubahaye ikaze. Reka tubanze dusenge Imana dutangire. Mana Data wa twese, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye ko duhaye aka kanya, tugushimiye ko duhimazwe, tugushimiye ko waturinze ukarinda bene data bwawe, izina twese kandi icyubahiro, ngwino bana natwe muri iyi gahunda kandi ushimire imitima yacu, kandi dusabye umugisha abantu bagiye kudukurikirana, kubane natwe twese mu izina rya Yesu Kristo turakoze, bigaragaze izina rya Yesu Kristo. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindisha imbabazi agira. Haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindisha imbabazi agira. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindisha imbabazi agira. Haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindisha imbabazi agira. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindisha imbabazi agira. Haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindisha imbabazi agira. Iyo turyamye dusinziriye, cyangwa iyo tugenda mu mihanda, iyo turyamye dusinziriye, cyangwa iyo tugenda mu mihanda, turirwa n'imbabazi zayo, turirwa n'imbabazi za Yesu, turirwa n'imbabazi zayo, turirwa n'imbabazi za Yesu. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindisha imbabazi agira. Haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindisha imbabazi agira. Murakoze cyane. Mwebwe mwari mudukurikiye, dutangiye turirimba ngo ntidufite gutinya habe na gato. Nta mukristo ugomba gutinya mu rugendo, nta mukristo ugomba gutinya. Dufite Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo yaje kugira ngo twe gutinya. Amen.
haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice byaho 45. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 5. Imana iduhana umugisha. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyakuro n'iby'Abisiraheli uko bazagaruka. Haleluya. Ibyakuro nuko Abisiraheli bazagaruka. Umutwe w'amagambo nawo haye intego ivuga ngo ni gute umukristo yanesha urugamba. Haleluya. Ni gute umukristo yanesha urugamba mu rugendo rwiwe. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamukomeza. Haleluya. Dusubiremo. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugururwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu ibyuma n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe. Amen. Ari jye Mana ya Isiraheli, kuko bw'umugaragu wanjye Yakobo Isiraheli natoranije, nguhamagara mu izina ryanjye, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Ni jye Uwiteka, nta yindi Mana ibaho itari jye. Amen. Nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya. Reka tugarukire hano. Dusomye amagambo menshi kandi meza. Amagambo Uwiteka yahaye Kuro amubwira ati ni jye Uwiteka, nzabana nawe, nzagendana nawe. Aya ni nk'amasezerano. Uwiteka rero natwe uyu munsi ntabwo uri Kuro. Uyu munsi wowe ishyire mu izina ryawe uvuge ngo njyewe runaka, kandi nitwa Rasheli. Yavuze ngo njyewe Rasheli uwo natoranije. Haleluya. Uwiteka yatoranije akagusiga amavuta ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Navuze ngo ni gute umukristo yanesha urugamba mu rugendo. Ni byiza ko tutagomba kugira ubwoba. Ni ngombwa ko tugomba kunesha kuko dufite Yesu wavuze ngo azatujya imbere. Yesu aka kanya yaravuze ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, ngo nzamenagura ibyuma. Haleluya. Ese ushobora kwibwira ngo ibyuma ni ibihe? Ese Yesu azamenagura ibihe byuma ko mu rugamba ndwana ntari nabonamo ibyuma? Ntabwo wabyumva, ariko ibyuma ni ibibazo, ibyuma ni inzara, ibyuma ni ibigeragezo. Ibyo byose Yesu araje kugira ngo abihindure, cyangwa se Yesu araje abimenagure. Imana ishimwe. Ngo ni njyewe Uwiteka uguhamagara. Ni njyewe Uwiteka uguhamagara mu izina. Ni njyewe Uwiteka uzabika ubutunzi bwawe aho abandi batabona, ahahishwe mu mwijima. Ni wowe uzabibona wenyine, nta wundi muntu uzabibona. Tegereza Uwiteka wihanganye, ari kumwe nawe. Ndakwinginze wowe uri kutureba, kugira ngo uyu munsi wa none wowe wari ucitse intege mu rugendo, we wumvaga ko birangiye, Yesu aravuze ngo nzamenagura ibyuma. Haleluya. Ngo nzamenagura ibyuma by'ibihindizo maze mbicemo kabiri, kuko ni jye Uwiteka waguhamagaye. Niba warahamagawe n'Uwiteka, niba koko wizera udashidikanya ko wahamagawe nawe, wigira ubwoba kandi witinya. Yesu ari kumwe nawe. Imana nishimye, Imana ntihabwe icyubahiro. Ngo nzaguha ubutunzi. Haleluya. Uyu munsi ushobora kuba wumva ufite inzara, cyangwa se wumva ntaho byava. Birashoboka cyane ko ushobora kuba uri mu bushomeri. Birashoboka cyane ko wumva rwose ntaho byava, ariko Uwiteka aravuze ngo azaguha ubutunzi. Wowe niba udukurikiye, tegereza wihanganye, utegereze igisubizo cy'Imana. Niba ariyo yavuganye nawe. Haleluya. Niba ko kariyo usenga, ukaba wizeye ko ariyo usenga kandi usenga Imana yumva, wowe tegereza igitangaza cy'Imana. Ubwo butunzi zabuguha. Ubutunzi bwa mbere ni ubuzima. Haleluya. Kuba ugihumeka, kuba wumva
ugifite ubuzima, ukigenda ukibyuka bikemera, wahamagara umuntu akakwitaba ugifite umwuka, ubwo nibwo butunzi bwa mbere. Hanyuma rero bantu badukurikiye, ndagira ngo mbabwirire ijambo ngo Uwiteka ari kumwe namwe. Haleluya. Umukristo agomba kugira imbaraga mu rugendo, wicika intege, wikumva ko birangiye. Yesu ari kumwe nawe, azamenagura ibyo byose, ibyo biguhiga. Uyu munsi urumva wacitse intege, ariko nzanye ijambo ry'ihumure rivuga ngo ninjye Uwiteka uri kumwe nawe, ngo nzamenagura ibyuma, ibihindizo, ibyo ubona bikomeye imbere yawe. Uwiteka Imana arahari kugira ngo abikemure, cyangwa se kugira ngo abirangize byose bishire, kuko nicyo cyamuzanye ku musaraba. Murakoze cyane. Ndagira ngo twongere turirimbane kano karirimbo kavuga ngo, ko mu gitabo kavuga ngo munsi y'umusaraba. Haleluya. Munsi y'umusaraba niho twaboneye amahoro. Mana ishimwe, turirimbane. Munsi y'umusaraba n'umukiza Yesu, niho nifuza rwose guhora mpagaze. N'ibuye ry'igitare rimbere igicucu, rinkiza impagarara mu rugendo rwanjye. N'ibuye ry'igitare rimbere igicucu, rinkiza impagarara mu rugendo rwanjye. Munsi y'umusaraba n'umukiza Yesu, niho nifuza rwose guhora mpagaze. Amen. Mana ishimwe. Ngo munsi y'umusaraba, maze umuririmbyi yuzura umwuka, araririmba aravuga ngo munsi y'umusaraba, ngo niho nifuza guhora mpagaze. Amen. Munsi y'umusaraba, nawe wowe hagarara munsi y'umusaraba, utegereze igitangaza cy'Imana, utegereze ibyo Imana yakuvuzeho. Ntabwo Imana ijya ibeshya. Hari ubwo yaba yarakubwiye uri gusenga, uri mu cyumba, ntabwo Imana ijya ibeshya rwose, habe na gato. Ushobora kubitegereza bigatinda, ariko mu gihe ugihumeka, ategereza ibyo Imana yavuze ku buzima bwawe, ugume munsi y'umusaraba. Haleluya. Uhora uhagaze munsi y'umusaraba, uhora uhagaze munsi y'umusaraba, utegereje igitangaza cy'Imana, utegereje ibyo Imana yakuvuzeho. Murakoze ku bari badukurikiye. Ini ijambo nari mbazaniye, ni ihumure nari mbazaniye ngo nimukomere kandi mushikame, kandi mwe kugira ubwoba, mwe gutinda ku bibazo. Witinda mu bibazo, ahubwo wowe komeza utumbira imbere. Witinda ku byahise, ibyahise byaragiye, wowe tumbira iby'imbere. Wivuga ngo se ngo ko naburaye ejo buranza, oya, ejo byarahise, wowe tegereza ibiri imbere. Imana ishimwe. Dushimiye abantu bose bari badukurikiye, dushimiye abari kutureba. Imana yo mu ijuru nibahereza umugisha. Dushimiye Ibuye Ryera TV yadusuye, turayishimiye kugira ngo ibi ngibi tuvuze. Mana, uyu munsi nsengeye abantu bose, mbasabye umugisha abantu bose badukurikiye. Imana yo mu ijuru nibahereza umugisha. Reka dusoze mu isengesho, dushime Imana y'abanye natwe, dushime Imana yatugejeje no magingo, tuyihereze icyubahiro aho uri hose. Wowe aho wicaye, aho uhagaze, uri mu modoka, uri hehe, uyu munsi tuza tugiye gusenga, kandi Imana uyihereze ibyawe byose. Wizere ko Imana ishoboye byose, kandi ndabizi neza ko Imana itagireshya. Dusenge mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe. Mana ushoboye byose, nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Mu izina rya Yesu Kristo nsengeye abantu bose bari badukurikiye, Mana, kugira ngo nubahereze umugisha umuntu wese wafashe igihe cyiwe ari kudukurikirana. Mana, numuhereze umugisha wawe. Mana, dusomye ibyahumetswe nawe. Mana, tuvuga ngo uri imbere, ni wowe uzaza. Haleluya. Ngo ni wowe uzatujya imbere, hataringaniye ukaharinganiza. Nta wundi murengezi dutegereje usibye wowe, Mwami Yesu.
turi imbere yawe rero mbere na mbere banza weze imitima y'abantu bagukurikiye maze natwe twese kandi udutunganye udukureho urubanza n'umugayo mana ubwiza bw'Imana bugaragare ku buzima bw'abantu bawe mu izina ry'Yesu abarwayi nubarengere abari mu mihana ahantu hose hatandukanye bari mu kazi mu izina rya Yesu umugisha wawe nubagendeho mana natwe tugirire neza turahamagara gukomera kwawe turahamagara umwuka w'Imana kugira ngo ajye abana natwe iminsi yose twihebye tubabaye ujye ugendana natwe uri Imana kandi ushoboye byose nta wakubanjije nta n'uzaguheruka uri witangiriro Mesiya mwiza ukabana wihereza uri Alpha na Omega ku buzima bwacu nta wundi duhamagaye nta wundi murengezi nta wundi ufite imbaraga zikuruta Mana komeza kubana natwe bino turengere ngo dushyigikire none n'iteka ryose amen.